reka dusenge. Wagize neza kwishyira Imana. Bimwe mu bintu bigorana amasaha ya mu gitondo no gucika igitotsi. Mu bintu biryoha ku isi harimo no gusinzira. Iyo utarwaye ufite aho wigeka umusaya, mu bintu biryoha harimo ibitotsi. Imana ishimwe ko wabicitse ukabishobora koresha aka kanya. Ndagira ngo wisengere, uhaguruke. Ushobora gusiga ibitotsi byo mu buriri ugafatwa n'ibyo mu rusengero. Reka uhaguruke usenge. Nawe udukurikira uri mu rugo wikoreho ishuka, wego kusenga akayaga kakubite usenge. Ibintu byose data yagombaga kuguhesha muri Kristo warabihawe. Ndashaka gusa nabyo. Ndashaka kuzura Kristo mu minsi mfite hano ku isi. Atari kugira ngo imirimo ye ikorwe yamamare, kugira ngo njyewe mbu w'Imana yangeneye kuba we, kugira ngo wowe ubu w'Imana yakugenewe kuba. Mu kubaho kw'Imana tumenyeshwa kandi tugakorerwa ibigomba guhinduka muri twebwe. Ntako bisa kwishyira Imana. Ntago tumenya uko twagiye duhinduka. Iminsi tumara mu mwami tuza twumva ijambo ry'Imana turyiga dusenga, ujya kubona ukabona yangeso yacitse kuri wowe, ukabona ibintu byakurakazaga ntibikikurakaza, ukabona kwihangana kwarakuze. Hari ibintu mbona uyu munsi nkumva nta hantu namba birimo binkora. Nakwibuka mu myaka ingahe itambutse uburyo byansazaga, nkarara nasinziriye, nkarara ndira, nkavuga Mana uri umukozi w'umuhanga. Na n'uyu munsi hari ibindi igikora. Turi abantu bubakwa kugeza kuzagaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka umwishyire. Ntago wamenye icyo yakora muri iki gitondo, ntago wamenye umurimo we yakongera kubaka muri wowe. Umubwire ngo ndi hano mwami, ndi hano mwami, wamfatiye byose muri Kristo Yesu. Ndashaka gusa nabyo, ndashaka kuzura nabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira igitondo waduhaye cy'umugisha. Turagushimira ko mu babyutse twagize umugisha wo kuba mu Uwiteka Mana Nyiringabo, tukabyuka dufite amagara mazima, tubasha guhagarara ku maguru yacu, tubasha kuvuga, tubasha gufungura amaso yacu, tubasha kugenda bigakunda. Nuko hari umurimo wawe ugikomeje muri twebwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubwo tutapfuye ngo tuze mu ijuru, ubwo tutapfuye ngo turuke muri paradizo, nuko hari ibyo ugikorana natwe, nuko hari imirimo, nuko hari umuhamagaro, nuko hari ibyo udutegerejeho ko byaguhesha icyubahiro muri twebwe tukiri hano ku isi. Turaje Uwiteka Mana muri iki gitondo kugira ngo twubake mwami waba. Dusanze ibintu byose biduhesha kumera nkawe twarabihawe muri Kristo Yesu. Nta kintu watwimye, nta na kimwe ngo kandi byashingiye mu mbaraga z'ububasha bwawe. Ntibishingira kuri kavukire yanjye, ntibishingira aho nkomoka, ntibishingira mwami w'abami kuko meze nuko nsa, nuko ndesha n'amashuri yanjye. Birashingira mu mbaraga z'ubumana bwawe byahindutse umugabane w'abari muri Kristo Yesu. Twizanye imbere yawe muri iki gitondo kugira ngo dukoremo umurimo w'Uwiteka Mana Nyiringabo. Utwubake mwami w'abami, uduhindure aho tuzi naho tutazi. Twaje nyaguhora ku ngoma, twaje imbere yawe, twaje aho duhindukira kugira ngo twubake nyaguhora ku ngoma. Uduhindure Uwiteka Mana Nyiringabo, kora ku bugingo bwacu, kora ku mitima yacu, dukize Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka akantu kose kadasa nawe kari muri njyewe gahinduke muri iki gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ahantu hose wakebuka mu bugingo bwanjye ugasanga ntihaguhesheje icyubahiro, ugasanga rimwe na rimwe haragukoze isoni. Reka mwami duhindurwe duse nawe muri iki gitondo, duhindurwe duse nawe. Erega watugize abana, ntago turi ibibyarwa, watugize abana. Turifuza kuba abana basa nkawe hose mwami waba. Mu myuka ni koko turasa nawe, mu myuka yacu twahindutse kuba abana b'Imana. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ntitugibishidikanya, twarababariwe, twaratsindishirijwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukize mu bugingo, ukize ahavunitse, ukize ahandujwe, ukize aharwaye, ahatuma abantu bandeba bakaba bahunga izina ryawe, ahatuma mwami w'abami nta guhagarara uko bikwiriye. Turaje mwami, turaje Uwiteka Mana Nyiringabo mu nzu yo guhindurirwamo. Turaje ku birenge byawe, twaje ku birenge byawe, twicaye ku birenge byawe mwami. Nka Mariya wakebutse Marita, uramubwira ngo Mariya yakurushijemo guhitamo umugabane mwiza, kuko icyo akura hano ku birenge ni ikintu atazakwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, twazindukiye imbere yawe kugira ngo twicare ku birenge byawe, duhabwe umugabane ibyonona by'isi bidashobora kutwaka, duhabwe umugabane irari ry'iby'isi bidashobora kutwaka, duhabwe umugabane ibihe n'ibihe bidashobora kutwaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje mwami w'abami, twaje aho umuntu ahabwa urukingo rumuha gutsinda iby'isi. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo udukenyeze, utware
utwambike, udukomeze, udutsindishirize ibyatunaniraga, intege nke zari ziri muri twebwe zidasa nawe mwami, zituma tudasa nawe, kugira ngo zikorwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaje kurira ku meza yawe, twaje kwicara ku birenge byawe, kugira ngo tuhakure umugabane isi itazatwambura Uwiteka Mana Nyiringabo. Nasomye ijambo ryawe, wa mugore wo mu Migani 31 aravuga ngo ibihe bizaza ngo azabiseka, azabireba biseke, kuko yiteguye, kuko yubatswe, kuko abo mu rugo rwe bambitswe, bafubitswe. Uwiteka Mana Nyiringabo, twashe kurira ahaduha imbaraga zituma duseka ibihe, kuko twatandukanijwe n'ibyonona by'iyi si. Twashe Uwiteka Mana Nyiringabo ngo duhe umugabane isi itazatwambura, gupfusha bitazatwambura, kurwaza bitazatwambura, ubukene butazatwambura, icyubahiro kitazatwambura, amafaranga atazatwambura. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo utwubake rwose, utwubake rwose, utwubake rwose. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wowe wubaka ikintu kikubakika, kigakomera, kikagumaho. Wewe watangiye umurimo mwiza, ntago dushidikanya kuzawusohoza rwose. Ariko mwami, turashaka gusa nabyo, turashaka gusa nabyo mu minsi udutije, turashaka gusa nabyo turi abakobwa, turashaka gusa nabyo turi abasore, turashaka gusa nabyo turi ababyeyi, turashaka gusa nabyo turi abagabo, twicaye mu maofisi akomeye na yoroheje, turashaka gusa nabyo turi mu mirima, turashaka gusa nabyo turi mu maguriro, turashaka gusa nabyo turi mu bindi bihugu, turashaka gusa nabyo turi ahantu hataba abakristo, turashaka gusa nabyo turi ahantu hatari amatorero, turashaka gusa nabyo nta baririmbyi baririmbye, turashaka gusa nabyo nta sente zacuranzwe, turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka gusa nabyo mu bicuku by'ubuzima, mu gitondo izuba ryarashe, turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka gusa nabyo twahiriwe, abantu baturirimba, abantu badukomera amashyi, bavuga ngo ntabasa natwe. Turashaka gusa nabyo abantu badutaye, kuko bagutaye ku musaraba, bakavuga ngo nabambwe, bakavuga ngo nibababohorere Baraba, igisambo ruharwa. Turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, dufite gishyigikira cyangwa tutagifite, turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka gusa nabyo, gusa nibyo wadufatiye, gusa nawe Kristo, kuzurwa nabyo. Turashaka kugenda tugwiza imbaraga, ubwiye isi irimo ikipinga abantu busy, abantu bahuga, twebwe dusa nabyo, abantu bacogora, twigira imbere dusa nabyo, imirimo iba myinshi, twigira imbere dusa nabyo. Turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka gusa nawe Kristo, kuzurwa n'ubumana bwawe. Ni warabihereye ba Daniel Babuloni, ayiwe Mwuka Wera ataraza kubana n'itorero, abasore bagasa nawe mu itanura ry'umuriro, bagasa nawe abantu babanze, bagakomeza basa nawe mu rwobo rw'intare. Turashaka gusa nabyo Uwiteka Mana Nyiringabo, twebwe dufite amahirwe yo kuba mu gihe Umwuka Wera yahawe abizera, kuba mu gihe Umwuka Wera yahawe abizera, tutakimusanga ku musozi wa Kanyarira, tutakimusanga ku musozi wa Uganda amasengesho, tutakimusanga mu mavumo, abana natwe turi mu kazu gahengamye, akabana natwe turi mu maetaje, akabana natwe dufite aho twege ku musaya, akabana natwe tutahafite, akabana natwe dutuye mu mazu, akabana natwe batwirukanyamo. Turi mu gihe Uwiteka Mana Nyiringabo, igihe cyagenewe itorero ry'imbaraga nyaguhora ku ngoma. Waravuze Mwami w'abami mu ijambo ryawe ngo mu bihe byanyuma uzasuka umwuka wawe. Duhagaze mu bihe byanyuma, uruhande rumwe rurimo ubukonje no kugabanukirwa k'urukundo, ayiwe mu kindi gihande harimo kugwiza imbaraga, kuko wabivuze Mwami w'abami, kuko umuhanuzi Yoweri yabivuze, Petero akabisubiramo ngo mu gihe cyanyuma uzasuka umwuka wawe. ngo abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi bazagira amayerekwa, abasaza bazarota, ngo abagaragu bawe natwe abaja bawe ngo uzadusukira ku mwuka wawe kandi cyane mu bihe byanyuma. Mwami w'abami, harimo igihande kigwiza imbaraga, harimo n'igihande gicogora. Turashaka kuba mu gihande kigwiza imbaraga, turashaka kwiharirwa nawe nyaguhora ku ngoma, turashaka kwiharirwa nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino wuzura ubuzima bwacu, reka ntiducagate, reka ntitugarukire bugufi, ntitugarukire bugufi bw'imigambi yawe, ntitugarukire bugufi by'ibyo wadufatiye. Erega ni wowe wagikoze, waragikoze ku musaraba i Golgotha, waragikoze watubwiraga ngo ntuzadusiga twenyine, uzatwohereza umufasha, azatwigisha ibyo wasize utubwiye, azadusobanurira, azatsinda ab'isi, azabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ibyo wadufatiye byose bibe umugabane wawe. Suka inyota idasanzwe Mwami w'abami, ubwo turi kuri iki gicaniro turasenze ngo ubyara abahungu, ubyara
ubyara abakobwa, ubyara urubyaro rufite inyota y'ibyawe, rwihariwe nawe nyaguhora ku ngoma, urubyaro rwihariwe nawe, urubyaro rufashwe nawe, urubyaro rufashwe nawe, urubyaro ruhinduwe nawe, urubyaro rushya rufite inyota, rutagikumbura kuva aho uri, rutagikumbura kujya mu bindi, urubyaro rwihariwe nawe, urubyaro rwihariwe nawe mwami w'abami. Bacuruza ariko bagufite, bigira imbere mu mashuri ariko bagufite, bigira imbere mu maofisi ariko bagufite, urubyaro rufitwe nawe mwami w'abami, urubyaro rwihariwe nawe mwami w'abami. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo mubo tugendana, mubo tuvindimwe, mubo twabyaye, mu banyarwanda, muri iki gihugu, mu itorero ryawe, muri aka karere, Uwiteka Mana Nyiringabo uhagurutse urubyaro rumeze gutyo, uhagurutse urubyaro rumeze gutyo, rushobora gufata umurage rwahawe rukawuhereza abandi nyaguhora ku ngoma. Yo mugaragu wawe Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo wanyumvanye, ngo imbere y'abahamya benshi ngo uzabibwire abagabo bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo hagurutse ingabo hagati muri twebwe, zirimo zisingira ibyo zakumvanye, zirimo zisingira ijambo ryawe, ritarifata risondetse, batarifata banenetse. Hagurutse urubyaro Uwiteka Mana Nyiringabo, bazi ko aho bahagaze hari abandi ejo bazahahagarara. Hagurutse urubyaro Uwiteka Mana Nyiringabo, rutari burangare, rutari businzire. Hagurutse urubyaro nyaguhora ku ngoma, rurimo rubisingira kuko ruzi ko rugomba kubihereza abandi. Hagurutse urubyaro mwami, ruhagaze mu nshingano, ruzi ko ari responsibility kubihagararamo kugira ngo bazabihereza abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, mari intege nkeya muri njyewe kugira ngo ibyo nzahereza abandi sinzabibahereze byuzuyemo intege nkeya. Maramwe intege nkeya, maramo za nzitwazo zose kugira ngo bazabihereza sinzabahereza inzitwazo. Uwiteka Mana Nyiringabo, umugaragu wawe Paulo yaratinyutse mwami w'abami, yambaye umubiri kimwe natwe, aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Hagurutse abasore bashobora kubwira abandi basore ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Hagurutse abakobwa mwami w'abami bashobora kwambara neza, bakisiga neza, bagasa neza, ariko mwami ntibareke kugera ikirenge mu cyawe. Batinyuka kubwira abandi bakobwa burungano ngo mugere ikirenge mu cyanjye, munyigireho, mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Mwami turagusaba urubyaro rumeze gutyo, ngwino wubaka umurimo wawe muri twebwe. Erega urabishoboye, erega urabibashije. We washoboje ba Paulo, we washoboje ba Petero, uracyari Imana yacu. wowe washoboje abanyabubyutse bagiye babaho muri iyi myaka itwegereye, uracyari Imana yacu. Wowe washoboje abagore n'abagabo bo kwizerwa, uracyari Imana yacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse urubyaro rushya, urubyaro rushya Mwami rufite amaguru yombi muri wowe. Ukura akaguru kacu twari twarasize hanze, ukazane muri wowe mukunzi mwiza. Akaguru kasigaye hanze kagafatwa n'ibyisi. Ijambo ryawe ryatubwiye ko twagize imbaraga zidutandukanya n'ibyonona isi n'irari ry'isi. Mwami reka akaguru kari kasigaye hanze uyu mwanya k'abahungu bawe n'abakobwa bawe utwinjize muri wowe, tukwihe tutizigamye, tukwihe tudasigaje na kimwe. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, twizeye umurimo wawe muri twebwe. Uwiteka we uduhe gusa nawe, uduhe gusa nawe Mwami w'aba, uduhe gusa nawe Mwami, utwiharire, utwuzure, utwiharire Uwiteka Mana Nyiringabo, utwiharire, uduhe umutima umeze nk'uwawe, uduhe kuguhagararira nk'uko bikwiriye. Nasanze ibyo bintu ushobora kubikora Mwami, wabikora mu munyantege nkeya, wabikora mu wumvaga adashoboye. Twasanze umutukanyi Paulo, umwicanyi Paulo, waramuhinduye igikoresho kiguhesha icyubahiro. Birakoroheye Mwami w'abami, birakoroheye. Ere guhamagara abanyantege nkeya ariko bahura n'imbaraga zawe, bakwemera ko wakora igikorwa cyawe n'umurimo wawe muri bo, bagahinduka Uwiteka Mana Nyiringabo, bagahinduka bo kuguhagararira, bagahinduka intumwa zisa n'ubutumwa batwaye. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse urubyaro, hagurutse urubyaro muri generation, hagurutse urubyaro nyaguhora ku ngoma, urubyaro rusa n'indirimbo nziza baririmba. Hagurutse urubyaro Mwami w'abami, duse nivuga butumwa tuvuga. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutse urubyaro hagati muri twebwe, hagurutse urubyaro rwihariwe nawe Mwami w'abami, maze utwubake. Nurangiza udutume, udutume uko ushaka, udutume uko ushaka, udutume uko ushaka, udutume uko ushaka. Wabwiye umugaragu wawe Ananiya uvuga kuri Paulo, uramubwira ngo nawe ngo nzamwereka kandi nzamwigisha ibyo azababazwa byose. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo kugira ngo ahinduke igikoresho kizima Mwami w'abami, uzatuma ku bami ntikigusebye, uzatuma ku bayuda Abisiraheli ntikigusebye, uzatuma ku banyamahanga. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo mu gitondo cyo guhindurirwamo, twaje Mwami w'abami kuri uyu musozi muri iyi minsi yo guhindurirwamo Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo duhindure maze udutume, udutume Mwami w'abami, tuzanire dusaza tutabaye ibikoresho
bigukoze isoni njya guhora ku ngoma. Ngwino umpindure, uduhindure mwami, duse n'ubutumwa tuvuga, duse na Bibiliya dusoma. Ngwino uduhindure Uwiteka Mana Nyiringabo, maze utwohereze mu miryango, tubyara urubyaro turutoze kukubaha. Utwohereze mu maofisi mwami, habe impinduka. Utwohereze hirya no hino, habe impinduka nyaguhora ku ngoma. Ngwino twuzuze mwami w'abami, ngwino duhe gusa nawe, ngwino twiharirwe nawe. Urakoze mwami w'abami, urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwinginze dufatanye gusengera imiryango. Dufite uruhare rukomeye nubwo tuba dusengera imiryango, dusengera abacu batarakizwa, dusengera abacu barwaye cyangwa bafite ibibazo bitandukanye, natwe ubwacu ibibazo bitandukanye. Ariko reka nkubwire ngo ubifitemo uruhare, ubifitemo uruhare. Twese twibwije ukuri, abagize ahantu nk'umugisha wo kubana n'abakristo bakijijwe neza mu miryango y'iwanyu, tutaranakizwa, urabimenya ukaba wenda utemere ibyo gukizwa, ariko ukaba uzi ko umuntu afite Imana. Abakristo b'ukuri turabamenya. Rero dufite uruhare mu mpinduka izakorwa mu bo turimo dusengera. Twasabaga Imana kutwubaka kugira ngo idutume. Muri jenoside hagati ahantu narindi, abantu ntago bapfaga kuhinjira, rwari urugo rwaciriweho iteka, abantu twabanaga bamwe bari babarashe, ariko hari umudamu umwe yari umukristo wo muri ADPR, muramwibuka. Yari umukristo koko, yarahinjiraga akaza akadusengera. Ndi kumwe n'umwana wakomeretse, umwana yaje kwitaba Imana, akahinjira kubera ubukristo, akadusengera, akatuzanira agasukari, akadukorera mu karo. Uwo mwana akabasha gusunika iminsi. Ubukristo buragaragara. Nari ntarakizwa kandi n'iby'Imana ntabyitayeho, ariko nkajya mvuga mu mutima, nako si mu mutima, twaranabiganiraga n'undi mudamu mwaracyariho. Icyo gihe twese twari abakobwa, tukabiganira tukavuga ngo nidukira, nitudapfa, tuzakizwa tuve mu by'isi. Kuko umudamu yari yaravuye mu by'isi, nta kintu cyamuteraga ubwoba, yagendaga mu muhanda adafite ubwoba bw'urupfu, kandi yari iminsi iteye ubwoba. Abantu tubana barabizi niba dukijijwe cyangwa tudakijijwe, baratureba. Niyo mpamvu twasabaga Imana ngo itwubake, kuko agakiza kabacu n'impinduka yabo tubifite mu ruhare. Ni Kristo ukiza, ni koko. Ariko Kristo sinzi niba wari uhagarara mu kugenda mu mihanda y'Ikarongi ngo wumve ijwi rye arimo abwira abantu ngo nimukizwe. Azakoresha ijwi ryawe, azakoresha ubuzima bwawe n'ubwanjye. Sinzi mu mihanda y'iwanyu niba wari wumva wabona marayika amanuka, kandi barahari, ariko ntabwo tubonesha amaso iteka, no kubabonesha amaso bibaho gakeya rimwe na rimwe. Ntabwo bagenda mu mihanda ngo baze babwira abantu ngo Kristo arenda kugaruka, kuko ubwami bw'Imana bukwizeye, ubwami bw'Imana bwizeye itorero. Itorero niryo ribyara abandi bagenzi bashyashya bo mu itorero. Itorero, imyitwarire yacu, ubuzima bwacu nibwo bubyara abandi bakristo bashyashya. Reka dusengera abacu, ariko wibuke ko bifitemo uruhare. Aho tugomba kwa justinga, aho tugomba gushyira mu buryo, tuhashyire mu buryo. Ntabwo nabwira umugabo wanjye ibya Kristo muhagararaho, reka nkoresha ijambo ribi, mushingaho ndi ingare kuri we. Yajya avuga ati Hortense we byuvuga bitandukanye no kubayeho, kuko anzi mbyutse neza, anzi mbyutse nabi. Baratuzi babana natwe. Ushobora kuvuga se ko neza imbuto imyaka igashira. Gukiza ni ukwa Kristo, ariko imyitwarire yawe no kuvuga kwawe bifite umumaro muri ubu bwami. Hari abandi bantu bo baturanye, bo mwigana, bo mucuruzanya, bo mukorana, bo bakobserva bucece. Ijambo ry'Imana rituvuga ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu bose, turi inzandiko zisomwa na bose. Impamvu twasengaga, impamvu uriya mwanya wo kwisengera ku giti cyacu nifuza kenshi kuba munini, ni ukugira ngo nyine nibajya gusoma ibyo bintu, urwo rwandiko ndirwo, nibajya kurusoma basange kuko rwarahindutse. Turi umudugudu wubatse hejuru udashobora kwihisha. Uzarebe niba uyu muntu ari umupagani, iyo yikoreye ibintu mu bupagani bumva ari ibyo, ariko iyo bazi kuri umukristo baravuga ngo nawe yabikora. Ni ukuvuga ngo baragushakamo umucyo nubwo batawufite, barawugushakamo. Bo ntibawufite ariko barawugushaka, baragushakamo ubuzima butandukanye. Iyo umukristo akoze ikintu biba skandale. Ni iki gituma abapasiteri bakora ibintu bikaba skandale? Nuko bari batwitezeho kugaragaza gusa
kumera nka Kristo tuvuga. Nta kuntu twabihindura. Tujya tugerageza kubihindura tukavuga ngo turi abantu nk'abandi, ariko ntituri abantu nk'abandi, turi abana b'Imana. Reka dusengera abacu bumve umwuka wera kumurikira uruhare rwawe. Abo dusaba imbabazi kubw'imyitwarire yacu, Imana iduha imbaraga zo kubasaba imbabazi. Abo turi buhindure tugatangira kugira imvugo nziza, Umwami Imana duhe imbaraga. Hanyuma abo turwana mu mwuka, turwane mu intambara mu mwuka, ntabwo imbere yabo dusengera. Ni ukubura ubwenge guhagarara usengera abantu batarakizwa. Hari ibintu bimwe bitavugirwa imbere y'abantu batarakizwa. Umugore aba ari umupfapfa yasengera umugabo we ngo ndakwirukanamo amadayimoni. Gutese ibyo bikorerwa abantu batumva. Intambara y'umwuka ntabwo yirwana imbere y'abantu, baraguhinyura bakarushaho kubyanga cyane. Urugamba rwo mu mwuka turabizi ko ruhari, ariko rugeraho rukorerwa. Kuba uri umurwanyi wo mu mwuka ntibikubuza kugira ubwenge. Abashyitsi baraje, sabizera, mugiye gusangira ibyo kurya, utangiye kwirukana abadayimoni mu bashyitsi. Ibyo bintu ntago bibaho. Cyangwa urimo urasengera bene wanyu ntibarakizwa, urabizi, si ngombwa ngo bavuge ngo mwebwe muri abapagani nimukijijwe. Ibyo bintu ntago bivugwa, ntago bivugwa. Urwo ni urugamba umuntu arwanira mu cyumba cyangwa muri dushe cyangwa hanze cyangwa yibatuye saa 9 cyangwa ari ahantu nkaha. Hari ibintu bitavugwa. Ubupfapfa bwacu bugatuma barushaho kuzinuka ibyacu, ariko Umwami Imana arimo aratwubaka kandi turubakika. Reka dusengera abacu kandi dusaba Imana iduhishurire uruhare rwacu, iduhe n'imbaraga zo kubibasha. Niba uri umukristo, umwana wawe nuko nubwo yakwibagisha akihindura umuhungu yari umukobwa, uruhare rwanjye rw'umukristo, uruhare rwawe rw'umukristo ni ukumukunda no kumusengera. Nubwo murumuna wawe yaba ari indaya, umurimo wawe ni ukumukunda. Iyo Kristo yatwubatse duhinduka abagwaneza. Uyu munsi hari abavandimwe batavugana n'abavandimwe babo ngo nuko abavandimwe baba ari abapagani. Wowe se wari iki? Umurimo wacu ni ukubakunda. Reka nkubwize ukuri, nubwo yaba ari umurozi, abera, reka mbabwire, nubwo yaba ari umurozi warabimenye, umurimo wawe ni ukumukunda. Hari igihe biba bigoye, ariko niyo mpamvu Kristo atwubaka. Yatwubatse turabishobora. Kuba umuntu unamenye ko ari umurozi ntibivuga ko ntahoberana nawe. Ntibivuga ko namukunda. Biterwa n'igipimo Kristo agezeho atwubaka, ariko nasanze bishoboka. Ibyo murwana n'ibyo muhangana mwembi mubihanganira kure. Ese wowe ko atakuroga ngo bikubwire? Kuki afite ubwo bwenge bwo kubikorera kure? Wowe wabuze ubwenge bwo kubirwanyiriza kure. Imana itugirira ubuntu. Yesu aratwubaka kandi aradushoboza gusa nawe, kandi aradushoboza. Yasangiye na Yuda ku igaburo rya nyuma kandi agiye kumugambanira. Iyo Yuda atiyahura akagaruka gusaba Yesu imbabazi, Yesu yari kuzimuha. Turashaka gukura kuko duhagarariye ubwami bukomeye. Gukura kwawe ni inyungu z'ubwami bw'Imana. Gukura kwanjye ndushaho gusa na Kristo ni inyungu z'ubwami bw'Imana. Umuntu yakijijwe uyu munsi ni ukuri atararinda gukura, izina rye riba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni koko urya munsi yimenyaho icyaha agakenera Kristo, arababarirwa rwose, izina rye riba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Apfuye yajya kubana n'Imana. Ariko twebwe nyuma yo gukizwa twahawe iminsi yo kongera kubaho. Iyo ni iminsi yo kubakwa, turushaho gusa na Kristo no kumuhagararira. Nakijijwe mfite imyaka 24, nari gupfa kuri 25, nari gupfa kuri 24, none uyu munsi mfite 48, ngiye kuza 48. Iyo myaka nongewe 20 n'ingahe niyo kubakwa ndushaho gusa na Kristo no kumuhagararira, no guhindura bya bindi byose nazaniwe no kononekara ku isi kugira ngo ndushaho kumuhagararira. Reka dusengera abacu, ariko dusenge tutabisunikira hariya nkaho tutabifite mu ruhare. Tubifite mu ruhare. Abana banjye barabizi niba nkijijwe cyangwa niba nishushanya, babizi neza kurusha undi muntu wese. Nubwo batakizwe uyu munsi, ariko bashobora kumenya mu minsi yabo umwuka wera bagendere ko bari bafite mamukijijwe.
baratuzi, abana bawe barakuzi, abo mu bana barakuzi. Niyo mpamvu duhora mu masengesho yawe menshi atinda uri ku birenge bya Yesu, uzajya umubwira ngo mpindura ume gusa nawe. Kurusha uko dusaba imigati n'ibitenge, nabyo turabikwiriye, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo isi yambika uburabyo. Ayiwe, yambika uburabyo ngo buri buhite bwuma, ntizarushaho kutwambika no kutugirira neza. Irabikora. Dufite ibihamya dushobora kuvuga ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko saho dukwiriye kugarukira. Iyo nkuye mu ijipo imwe nayo yari icitse irimo imyenda, ntagira n'ibyago nkicara muri shikirete, ntabwo yananirwa kugukurayo. Iyo nkuye mu buzima bwo kuba mu nzu y'abandi umwaka warabuze yo wishyura, ukabeshwamo n'ubuntu bw'Imana, ntabwo yananirwa kugukurayo. Ikiza indwara ntiyananirwa kudukiza. Iduhamagara amazima, iracyari Imana, ifite imbaraga zo kutubesha no hejuru y'imiyaga n'imiraba. Muri urugendo rw'agakiza nasanze harimo ibintu bihinduka, harimo n'ibintu tubana nabyo ariko tukaba hejuru yabyo. Ibitarahinduka duhabwa imbaraga zo kuba hejuru yabyo, ntibitugwishe. Ukajya wikibuka uvuga uti se ko bigihari, habaye iki? Nta cyabaye, we warazamutse uba hejuru yabyo. Biracyahari ariko ntacyo bigutwaye, wabaye hejuru yabyo. Reka dusenge. Wongere wingingire abacu batarakizwa, wongere wingingire ibifatika. Uburwayi buri ku bawe, uburwayi buri ku bacu tuzi, abafite agahinda ko gupfusha no kubura ababo. Nasomye Bibiliya irambwira ngo Yesu yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Mu byamuzanye harimo no kugira neza, harimo kugira neza. Data, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Ni twebwe tugarutse imbere yawe, ni twe tukikubwira. Niba abandi bagusabaga kutwubaka kugira ngo tuguhagararire neza, dufite bene wacu batarakizwa. Uwiteka we, uduhindure kugira ngo nibatubona babone wowe. Tuzanye abagabo bacu n'abagore bacu badakijijwe, bafite akaguru kamwe hanze n'akandi mu rusengero, kugira ngo biyereke Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuzanye abana bacu n'abavandimwe bacu, bamwe bashobora kudukurikira kubw'ikinyabupfura, abandi baracyari mu ntambwe za mbere. Turasenze gukora umurimo muri bo, Mwami w'abami. Hari isezerano Uwiteka Mana Nyiringabo, ba bagabo bakijwe ku munsi wa Pentekote babaje Petero ngo none tugire dute? Petero arababwira ngo kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze gusohoza iryo sezerano, isezerano ryo gukira, isezerano ryo gukizwa. Umurinda gereza, igihe gereza yanyeganyegaga, Paulo na Sila baririmba, yaribajije ngo sengire gute? Baramubwira ngo ubatizwe none, wizere kandi ubatizwe, urakizanwa nabo mu rugo rwawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzamuye abo mu mago bacu Mwami, nzamuye abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo babana n'abana bawe barimo bagusenga, babana n'abana bawe barimo baguhamagara, ariko bananijwe n'imyitwarire yabo, bananijwe n'imyitwarire y'abagabo babo, bananijwe n'imyitwarire y'abagore babo, bananijwe n'imyitwarire y'abavandimwe, bananijwe n'imyitwarire y'abana. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe wadukijije, turi abanyabyaha rwimbi, kugira ngo usohoze iryo sezerano, usohoze iryo sezerano muri uyu muryango. Umugarurire abana babaye ibirara, umugarurire umugabo wataye urugo, umugarurire umugore wabaye ikirara. Uwiteka Mana Nyiringabo, ugarura abavandimwe bari mu mupfumu, ugarura abavandimwe bagiye kure yawe. Uwiteka we, sohoze iryo sezerano, zura abacu bari mu rupfu, zura abacu basa n'abapfuye. Tugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo, utugendere mu itorero ryawe, abatarakumenya bakumenye. Nasanze bishoboka ko umuntu yaba mu idini atarahuye nawe, amaso ye atarakozweho, wamwiyereka Uwiteka Mana Nyiringabo, wakora ku maso ye, wakora ku mutima we, umucyo mu maso hawe ukamuvira agahindukira agakizwa, ukamuvira agahura n'urukundo rwawe, ukamuvira agahura n'imbabazi zawe. Wabikora Uwiteka Mana Nyiringabo, sohoza iryo sezerano, sohoza
sohoza iryo sezerano Uwiteka Mana Nyiringabo, sohoza iryo sezerano kandi komeza imitima y'abategereje isezerano ry'ababo, komeza imitima y'abagore benda gucogora, komeza imitima y'abagabo, komeza imitima y'abana bafite ababyeyi b'abasinzi, bafite ababyeyi b'abasambanyi, komeza imitima Uwiteka Mana Nyiringabo y'abavandimwe bafite ababo bari kure, babarushya, babavuna, babanga, babagora, komeza imitima yabo Mwami. Duhe gusa nawe Kristo kugira ngo tuhagarare uko bikwiriye, kugira ngo tugire umutima w'umutwaro umeze nk'uwawe, kugira ngo tugire umutima ubingingira Mwami, tugire umutima ubingingira, tutabingingira kuko baturushya, tubingingira kuko ari ubugingo burimbuka. Uturememo uwo mutima Uwiteka Mana Nyiringabo, uturememo uwo mutima. Hari n'ibyo twamenyereye, twabonye abacu basubira inyuma, bamwe basubira mu businzi, abandi basubira mu ntege nkeya, turabireba turabimenyera. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakize, ubagarukeho, ubazure, ubagarure mu nzu yawe, ubagarure mu murimo wawe, wongera ububake mukunzi mwiza. We waturinze si kubw'imbaraga zacu, wowe ugendanye natwe iyi myaka Mwami, tubiziranyeho, tuziranyeho intege nke, tuziranyeho iminsi yo gusitara, ibyo byose urabizi, tuziranyeho iminsi yo kugusezera, twenda kuva mu mihamagaro. Wowe wadukomeje, ni wowe wabyutsa, ni wowe wabakomeza, ni wowe wabagarura Uwiteka Mana Nyiringabo. Wowe wabanye natwe, abantu batubarira iminsi ko tutazabimaramo kabiri. Wabaye Imana yacu, wabaye uwo kwizerwa, wabaye udukomeza. Garura abo basore, garura abo bagore, garura abo bagabo, garura abo bana, garura abakozi bawe wari warahaye impano nziza, bagarura Uwiteka Mana Nyiringabo. Wongera ububake, wongera ubazure Uwiteka we. Twizeye gukora kwawe, twizeye umurimo wawe, twizeye kugira neza kwawe Mwami. Turaguhamagara kugira ngo ucishe neza yawe mu barimo baririzwa n'ibibazo, barimo barizwa n'ibibazo, barimo barizwa n'ibitero by'umwanzi, abarimo bananirwa n'ibibagerageza. Uwiteka Mana Nyiringabo, manukira gutabara kuko urabishoboye. Wahuye na wa mupfakazi w'Inayini, yari ufite umwana umwe w'ikinege kandi ari umupfakazi, ibyiringiro bye byari bishize, ariko amaso yawe y'imbabazi areba mu kivunge, aramumenya, amusubiza umwana we. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasengera ababyeyi barwaje abana kugira ngo bakirize abana nyagora ku ngoma, amaboko yawe atagaragara nabegure, nababyutse. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasengera abacu bafite agahinda ko gupfusha kugira ngo imitima yabo yizure, uyigarure mu ibyiringiro, uyigarure mu munezero kongera kubaho, kuko bo baracyariho Mwami. Bakize, be kubaho nk'abapfuye, be kubaho nk'abapfanye n'ababo kandi bakiriho. Byutse imitima. Nasanze uri Imana ikiza agahinda, nasanze uri Imana izura, nasanze uri Imana ibeshaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka imbabazi zawe zigere mu rugo rw'umuntu urimo kuguhamagara, bigoye, ikigeragezo gitinzeho, umutima ucogoye. Manukira kumukiza, manukira kumuha imbaraga, manukira kuvuga ijambo rimwe mu buzima bwe, manukira kubihindura kuko urabishoboye Mwami w'aba, urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo, urabishoboye, urabishoboye Mwami w'aba. Manukira kuzana impinduka, manukira kumukoraho, manukira gukora kube, manukira gukora kubye, manukira guhindura iya situation. Nasanze bikoroheye, nasanze nasanze ubishoboye Mwami w'aba. Nta kikunanira mukunzi mwiza, uvuga ijambo rimwe Mwami w'aba, ibintu bikavaho kandi n'ibitariho urabihamagara. Uri Imana ihamagara ikuye mu busa, uri Imana ihamagara ikuye mu busa, ikuye mu busa Mwami w'aba, ikuye mu busa. Rengera abana b'imfubyi, bamwe batagira abo bereka birote, abandi badafite za minervare, abandi badafite aho baba, imiryango y'abarabahanahanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, mwumvishe urukundo rwawe, maze umuhuze n'abagira neza, aho umutima we waruhukira, kandi wubaka umutima we kugira ngo umubere papa, kuko witwa se w'imfubyi. Rengera abapfakazi, ahari aho baba bagezweho n'akarengane runaka, cyangwa barimo babunze imitima, kwa kundi Mwami w'abami wari warabonye ko ari byiza ko umuntu ataba wenyine, kuko wari uzi ko tuzakenera kuganira nabo twashakanye no kuzanya nabo, maze mubera Imana. Warivugiye ngo uri umurengezi wabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka kumve bugufi bwe, reka kumve bugufi bwe, reka umukize. Abageze mu myaka itagishoboye gushaka, itari yo gushaka, Uwiteka Mana Nyiringabo, ubabere byose. Abari mu myaka bashobora kongera gushaka, ubahuze n'abantu bakwiriye, kuko ibyo ngibyo Mwami urabikora kandi urabyemera. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka imiryango Uwiteka Mana Nyiringabo irimo agahinda kubwo gutandukana,
abagore baciye muri divorce, abagabo baciye muri divorce, imitima yabo ikaba yaracikaguritse, imitima yabo ikaba yarasenyutse. Uwiteka Mana Nyiringabo, natwe abantu tukabaciraho iteka. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wongere ububake imitima yabo, ubake imitima yabo mwami w'abami. Ntabwo twigeze dusoma mu ijambo ryawe ngo dusange hari abantu bavuga ko abadivorce batazaragwa ijuru, ngo dusange ko abadivorce batagira andi mahirwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera ububake imitima yabo mwami w'abami, aho yacitse, aho yasenyutse kubwo guhemukirwa nabo bari barakunze. Ongera ububake Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera wubake mwami w'abami. Reka imiryango irimwe amarira kubwo kudahuza no kutajya inama, umarukire gukora, umarukire gusuka amahoro yawe. Shalom, amahoro yuzuye, amahoro arimo kugubwa neza, amahoro yuzuye, amahoro yuzuye mwami w'abami. Amanukire mu miryango irimwe irira, amanukire mu miryango itarimo ivuga rumwe, maze wongere ububake nyagora ku ngoma. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze mwami w'abami kugira ngo utabare abarimo bagusaba imirimo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo rituvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka abana bawe bamaze iminsi bashomereye batazi aho bakomanga, Uwiteka we ubakingurira imiryango kandi ubahe n'ubwenge bwo kuyimenya, ubahe ubwenge bwo kubimenya mwami w'abami, ubahe ubwenge bwo kumenya aho bagana, ubahe ubwenge bwo kumenya icyo umuntu akora. Haba ubwo twebwe dusuzugura itangira ritoya, ariko uduhe ubwenge mwami w'abami bwo kumenya ko ari wowe utanga umugisha, kandi iyo wawutanze wawugeza aho ushaka, wawagura uko ushaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukingura umuryango mwami w'abami, ukingura umuryango, kandi umuryango numukingukira umuha ubwenge bwo kubihagararamo neza, umuha ubwenge bwo kubyitwaramo neza. Turakwizeye nyagora ku ngoma, turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza mwami w'abami. Reka umanuke mu buzima bw'abagushaka, abarimo baguhamagara hirya no hino. Reka amaso yabo akubone mwami w'abami, reka imitima yabo nticogore, reka imitima yabo ntishiremo imbaraga, reka imitima yabo mwami umwanzi ntayihebeshe. Ubarinde kumara iminsi baganya, ahubwo buzuze kukwizera. Uwiteka we, bigisha uko umuntu yitwara mu kibaya kugira ngo bazahinguke ku misozi y'amashimwe. Mu kibaya umuntu ntagukuraho amaso, mu kibaya umuntu ntakura amaso mu ijambo ryawe, mu kibaya umuntu ntareka guterana n'abera kuko ariho dukura imbaraga. Mu kibaya mwami w'abami cy'amarira umuntu ntarekeraho kugushaka, kuko iyo arekeyeho umwanzi aramufata akamwihererana. Mwigishe uko bitwara mu kibaya kugira ngo azasohokane ubuhamya n'amashimwe. Mwigishe mwami w'abami ko muri za gereza abantu bataganya ahubwo baririmba, uko niko Pawulo yaririmbye mwami w'abami, akavuga ngo wowe uracyari Imana ibishoboye, uracyari Imana ibishoboye, maze gereza igakinguka. Mwigishe mwami w'abami ko mu gihe cy'amaganya batakuvaho, mwigishe mwami w'abami ko mu gihe cy'amaganya batarekeraho guterana n'abera. Mwigishe mwami w'abami ko mu gihe cy'amaganya, mu gihe cy'umuruho mwami w'abami batavuga ngo igihe nasengeye, ahubwo barushaho kwigira imbere. Mugwiriza izo mbaraga mwami w'abami kugira ngo adacogora, kugira ngo umwanzi atamurasa mu bitekerezo, atamurasa akarambarara. Uwiteka Mana Nyiringabo, umwigisha uko bitwara muri ibyo bihe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo asohokane ubuhamya n'amashimwe. Uri ukwizerwa mwami w'abami, uri ukwizerwa mwami. Turakubwiye ngo turi hano kugira ngo ukore umurimo wawe muri twebwe, ukore bya bindi ukora wenyine, udakenera ikiganza cy'umuntu. Ubyubake muri twebwe, ubyubake mu bacu, ubishyiraho hose turimo tuguhamagara mwami w'abami. Utwigishe kandi uruhare rwacu n'icyo dushakaho n'icyo dutegerejeho. Tuguhaye icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo imbere yawe mu byahishuwe ngo habe urwabya rw'izahabu rubamo amasengesho y'abera. Ngo bikazamuka umubavu uhumura neza. Ntituzi ibyo abamarayika babikora n'ibyo bongeramo, ariko ngo bikazamuka umubavu uhumurira neza. Waraduhamagaye mwami, uratubwira ngo nitugushaka n'umutima wacu wose, ngo nawe uzemera tukubone, uzabonwa. Nitugushaka n'umutima wacu wose. Gukunda bagukunda, ariko bagushaka n'umwete barakubona. Umwete wacu ni ukureshya n'aho tugeza. Turasenze ngongera twigirana imbere. Aya manywa yose atubera amanywa yo gukomeza kumva ijwi ryawe.
atabera amanywa yo kwihererana nawe. Umuntu ari mu kazi ariko yumva icyo uvuga, umuntu ari mu kazi aganira nawe, umutima we wihariwe nawe, umutima we wihariwe nawe. Kibukisha amaso yacu ujye avana ku birangaza, twiharire Yesu, twiharire, uduhindura uko ushaka, tugenza uko ushaka, turakwemereye. Hanyuma nurangiza udutuma uko ushaka naho ushaka. Mu bwana bwacu tujya turobanura, tukabwira ngo ngenda ndashaka gukora biriya, ngewe ndashaka kujya hariya, ngo ariko si ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo uragira ute. Mu ruganda igikombe ntigihitamo kuba igikombe, isahane ntigihitamo kuba isahane, ikibindi bateramo indabyo ntigihitamo kuba ikibindi. Turi hano Mwami ku birenge byawe kugira ngo tugenze uko ushaka, utwuzure maze udutume uko ushaka, uko ushaka. Ibyo wanditse ku buzima bwacu tutarabaho n'umunsi n'umwe, tube duhagaze muri byo nk'uko wari waragennye. Urakoze Mwami mwiza, mpesheje umugisha ubwoko bwawe, bagirirwe neza, bakubone, maso yabo ahumukire kukubona, imitima yabo ihweze kugira ngo tukumenye, tukumenye birenze aho twakumenye. Mwami, hari agace twamenye niko kaduhagaritse hano, wongera twihishurire tukumenye birenzeho. Bahabwa umugisha, bagirirwe neza, ubahe ibirenze ibyo basaba n'ibyo bigeze gutekereza, kuko imbaraga zawe ziri zikorera muri twebwe. Icyubahiro cyose nikikugarukire uyu munsi n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Murakoze gusenga, gira umunsi mwiza. Yego Mwami ndakwemereye, ngenza uko ushaka Mwami Nyiringabo, aho ushaka konjya Mwami untumeyo, ibyo ushaka ko nkora Mwami ndabyemeye. Yego Mwami ndakwemereye, ngenza uko ushaka Mwami Nyiringabo, aho ushaka konjya Mwami untumeyo, ibyo ushaka ko nkora Mwami ndabyemeye. Be
rwatugaruye mu kubaho kwawe mwami, kugira ngo twihererane nawe. Imbabazi zawe nizo zatubyukije, ubuntu bwawe nibwo butwegura, niwo uducira inzira mwami w'abamaho zitari, niwo ushyira iyo nyota mu mitima yacu yo kugaruka aho uri. Imitima yacu iragushima, imitima yacu irakunezerewe, imitima yacu iguhaye icyubahiro. Uwiteka we, niwe mbaraga zacu, niwe mahoro yacu, niwe soko y'agakiza dufite. Nta kirato na kimwe dufite kitari wowe. Uri umunezero wacu, uri imbaraga zacu. Twaryamiye imibiri yacu ikadutenguha, twaryama ntitubyuke, ariko mwami ni wowe urinda ubugingo bwacu, ni wowe urinze iyi mibiri yacu, ni wowe uhaye ubusabane bwacu n'imyuka yacu, ni wowe ubikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Dufite ibintu ibihumbi twahurira nabyo mu nzira, twahurira nabyo mu ijoro, ntitubashe kugaruka muri iyi gahunda mwami yo kuba imbere yawe, ariko ineza yawe iburizamo, ubuntu bwawe bubikuraho, imbaraga zawe zibyigizayo. Uturwanirira intambara nyinshi zitarondoreka, izo tuzi n'izo tutamenye, izo temera ko amaso yacu abona kuko zadutera ubwoba. Uzirwanya zikiri kure Uwiteka Mana Nyiringabo. Ineza yawe ikatugota, amaboko yawe akatuzenguruka, ukaburizamwo ibibi ku bwacu, ukaturwanirira. Abanyantege nke ukaduhindura abanyembaraga, abadashoboye ukadushoboza Uwiteka Mana Nyiringabo. Ukaduha gusa nawe igitondo n'umugoroba kubw'imbaraga zawe, ukatwigiza imbere. Iminsi igatambuka mwami, tutari tuzi ko twanabimaramo kabiri, tutari tuzi ko twanabimaramo n'ukwezi. Imyaka igatambuka kubw'ubuntu bwawe, imyaka igatambuka kubw'imbaraga zawe. Ubuntu bwawe mwami bukatubana bwinshi, tukabona iminsi iratambutse, tukabona bya bikombe twari tuzi ko bizaduherana tubiciyemo, tukabona ya misozi yatereraga cyane twari tuzi ko tutazayiminuka, tukabona turayirangije, tukabona duhingutse mu bibaya by'ineza. Utubereye Imana nyaguhora ku ngoma, imitima yacu iragushima. Niwe mbaraga zacu, niwe mutabazi dufite, niwe murengezi dufite. Tuje kukubwira ngo warakoze, tuje kukubwira ngo ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu, tuje kukubwira ngo utubereye mwiza, utubereye uwo kwizerwa, utubereye uturengera, wahundi urengera abatagira shinge na rugero, urengera abadafite kivugira. Uri wowe uturengera, niwe murengezi wacu, ngo wicaye iburyo bwa data utwingingira. Iyo ducogoye, iyo dusitaye, iyo duciye mu bibaya byenda kuduherana, amasengesho yawe, kwinginga kwawe, ubuntu bwawe, imbaraga zawe, kubaho k'Umwuka Wera birongera bikatwegura, bikadutambutsa naho tutagatambutse. Twasubiza amaso inyuma tukibaza niba ari twebwe twahatambutse, twasubiza amaso inyuma tukibaza kuntu bya bintu bitaduheranye, kuko waduhetse nyaguhora ku ngoma. Erega warasezeranye ngo uzaduheka, imvi zacu zizarinda ziba uruyenzi. Ukiduhetse nyaguhora ku ngoma, we watsangiye umurimo mwiza muri twebwe, ntabwo ujya uwucira hagati. Uri uwo kwizerwa mwami waba, tubyukiye kuguhanga amaso kuko uri mwiza. Tubyukiye mwami kugusukira ibyuzuye imitima yacu, kuko utubereye byose. Nta wundi twiringiye, nta wundi twishingikirijeho. Uri imbaraga zacu, uri imbaraga zacu. Niwo utubereye imbaraga mu rugendo, niwo utugaburira mwami by'urugendo bigakunda. Iminsi ikigira imbere, imyaka igakomeza, imitima yacu ikareba mu ijuru kandi tutaragerayo. Imitima yacu ikaharyoherwa, imitima yacu ikahategereza, imitima yacu ikahakumbura. Tugakatambuka muri iyi si tudafashwe nayo, tudasigaranye nayo. Tubyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tuhakure imbaraga, imbaraga zituma umugenzi ashobora iby'uru rugendo, imbaraga mwami zituma umuntu agaburirwa akaba hadafatwa n'imiyaga y'iyi si. Tuje imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tuhahembukire twebwe ubwacu n'abacu, n'abo tubana nyaguhora ku ngoma, n'abadutegerejeho ko tubakunda, n'abadutegerejeho imbaraga, n'abadutegerejeho ko dusa nawe nabo bakaboneraho. Uko niko tuzamutse Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzamutse muri presence yawe, kugira ngo twuzure, maze nutwuzura bisesekara inyuma, n'abandi babonereho Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kubaho kwawe kutwuzure, reka duse nk'abatindanye nawe, reka duse nk'abamaso yacu yakubonye, maze wubaka umurimo wawe muri twebwe. Ukora uko ushaka, utugenza uko ushaka, uhindurira imitima yacu gusa nawe, uhindurira ubuzima bwacu kurushaho gusa nawe, uhindurira ubuzima bwacu kuzura ubumana, kuzura ubumana. Baba Kristo mwami mu gihe cya mbere batuye mu mudugudu barimo babaho nk'abandi, bafite ubuzima nk'abandi,
ngo ariko babitegereje baravuga ngo barasa na Kristo, babita abakristo. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo muri iyi minsi wongere utwigize imbere, twongere duhinduke Mwami, duse nawe, nituvuga, nidukora, nitubaho mu nshingano zisanzwe, turi mu mirimo yacu ya buri munsi, babone wowe Uwiteka Mana Nyiringabo. Marama agashusho kose kadasa nawe, marama Mwami ikintu cyose kidasa nawe, randura buri giti kitatewe nawe kiri muri twebwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umunabi wose twazaniwe n'ibihe, reka umunabi wose twazaniwe n'ibyo twabuze, n'ibyo twamaze iminsi tugusaba bigasa nkaho bitinze, mara uwo munabi, mara umunabi Mwami twakuye mu miryango twavutsemo, twakuye mu buzima twatinzemo, mara uwo munabi, mara ikintu cyose kidasa nawe mu buzima bwacu Mwami, maze duse nawe, duse nawe, tuguhagararire Mwami nk'uko bikwiriye. Ngwino wubaka umurimo wawe, ngwino wubaka umurimo wawe mu mitima yacu, ngwino uduhe gusa nawe, uduhe umutima umeze nk'uwawe, uduhe gusa nawe, utwuzuza imbabazi nk'izawe, utwuzuza impuhwe nk'izawe. Kora Mwami naho tutazi ko harwaye, kora Uwiteka Mana Nyiringabo. Umuntu ajya kwa muganga azi ko arwaye umutwe cyangwa azi ko arwaye uruhu, bamurebanya guhora ku ngoma bagasanga wenda afite ikibazo cyo mu maraso cyangwa imbere mu misokoro atanabizi. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo tukuzaniye twebwe ibyo tuzi, dushobora kuvuga ngo abantu baratwanga Uwiteka Mana Nyiringabo, tutazi ko dufite gusharirirwa, dushobora kuvuga ngo Mwami ibi nibi nibi, aba bantu nibatwemera, tutazi ko dufite ubundi burwayi butera ibyo byose. Turaje imbere yawe, we muganga urutse abandi, kugira ngo tuvure nyaguhora ku ngoma, kugira ngo dukize. Turaje kwirebera mu ndererwamo, indererwamo wowe, indererwamo y'ijambo ryawe, kugira ngo ahadakosotse, kugira ngo hadatunganye, kugira ngo hadasa nabi, ahadasa nawe kandi uri data, maze duhindurwe nawe nyaguhora ku ngoma. Twaje guhura n'imbaraga zikiza, twaje guhura n'imbaraga zizura, twaje guhura n'imbaraga zibeshaho. Twaje Mwami kugira ngo twiharire, kora ku gace kose kangize, kora ku gace kose kagize abahungu bawe n'abakobwa bawe. Twazindukanye imbere yawe nyaguhora ku ngoma, maze utukize, maze utuzure, maze utwubake turubakika. Twaje Mwami imbere yawe, turi hano Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo duhindurwe nawe, turi hano Mwami mwiza kugira ngo dukorweho nawe. Turi hano Mwami kuko twizeye amaboko yawe atagaragara ashobora kudukiza. Turi hano Mwami kuko tuzi kwivuza ijambo rimwe, buri kintu kijya mu buryo, ikintu kikajya mu mwanya wacyo, ikintu kigasanga ikindi, igufa rigasanga irindi, ibyara amagufa yumye bigahinduka ingabo, bikambara umubiri, bikambara uruhu, bikagira inyama, bigahinduka ingabo. Mwami Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje kugira ngo ibituzuye muri twebwe ubyuzuze Mwami w'abami. Hari n'ahantu tugera twumva turashyitse rwose, twumva nta nshaka kukumva, umbwira kandi ungendereza, undacene bino bihe byanjye nawe, undacene uyu mwanya uri amahoro yanjye, ubutunzi bukomeye kubana nakumenye, n'ubuntu nagiriwe Yesu urampagije, Yesu yeah. Ni wowe nyotewe yeah.
turifuza ko buri kintu cyose yadufatiye hatabuzemo na kimwe bisanzwe ari umugabane wawe, ariko turifuza kubibona biba manifeste, bigaragazwa. Icyo Yesu yakoze yaragikoze kandi uragifite. Ubwo wamwizeye izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nifuza ko twongera gusengera muri aya magambo umukozi w'Imana yavuzeho ku munsi w'ejo mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya mbere. Ndasoma kuva ku murongo wa 3 ngeze ku murongo wa 10. Nifuza gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo dusabe Imana ibi bintu bigaragare rwose ku buzima bwacu. Bimwe birahari ariko turifuza kubibona bikura bigwira. Kuva ku murongo wa 3 haravuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwa Petero mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 3 ngo kubera ububasha bwayo, n'ububasha bwayo si imbaraga zanjye n'izawe, kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana tubikesha kumenya uwaduhamagaye, ngo duhabwe ku ikuzo rye no kugira neza kwe. Mu bijya binaniza bera nuko twishakamo imbaraga tukumva ni twebwe biri buturukemo kubibasha, ariko bituruka kuri yo. Ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose, kubera yashingiye mu bubasha bwayo, mu mbaraga zayo zitagira akagero, ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose. Ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Wowe nanjye abari muri Kristo Yesu nta cyangombwa cyaduhesha ubumana muri twe Imana yatwimye, kandi yabishingiye mu mbaraga zayo, mu bubasha bwayo. Ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana tubikesha kumenya uwaduhamagaye, ngo duhabwe kwikuzo no kugira neza kwe. Duhabwe ikuzo n'ubwiza, duhabwe ku bwiza bwe no kugira neza kwe, bitwuzure. Mu yandi magambo ku murongo wa 4 ngo nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe guca ukubiri n'irari ryononnye iyi si. Akenshi iyo umuhanuzi ataratubwira tuba twumva nta masezerano dufite, cyangwa se tukumva isezerano rimwe twahawe n'Imana niryo batubwiriye mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu rusengero runaka. Umuhanuzi yavuze, umushumba yatuvuzeho, tukumva niryo sezerano ryonyine dufite. Ariko Bibiliya irambwiye ngo nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro. Dufite amasezerano mu Mana yo kuzura imbaraga z'Imana no gusa n'Imana, ngo aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira, uko tugenda tuyashyikira bya bindi Kristo yadufatiye bigaragazwa muri twebwe, kuko n'ubundi twarabihawe. Ngo nimumara kuyashyikira tugire uruhare kuri kamere y'Imana. Ngewe n'Imana twe kuba babiri, kamere y'Imana inyuzure, kamere y'Imana ikuzure, tugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo tubashe guca ukubiri. Mu yandi magambo, gutandukana n'ibyonona byose biri mu isi, ngo tubashe guca ukubiri n'irari ryononnye iyi si. Muri wowe wahawe imbaraga z'ubumana zituma uca ukubiri n'ibijyanye n'irari ry'iby'isi n'ibyonona byose. Ejo twavugaga, umukozi w'Imana yavugaga uburyo Kristo yaje kudukiza ni mu mwuka, ariko no mu bugingo harakira. Niho tumara iminsi turimo twiga kugira ngo hakire, kuko haba hararononwe n'iby'isi. Niho hagaragaza ko ntasa n'Imana. Mu mwuka nahindutse umwana w'Imana, narababariwe, izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko mu bugingo kubera gukomereka no kubabara n'ibyaha byanyanduje ngenda ntasa na Data. Rero mu mbaraga ze, mu bubasha bwe yaduhaye ibintu byose byatuma tubasha guca ukubiri n'ibyo ngibyo, guca ukubiri n'irari ryononnye iyi si. Ngewe n'ibyonona isi tukabukubiri, ngasa na Kristo, nkiharirwa na Kristo. Imana yacu itugire neza. Ngo kubera iyo mpamvu murusheho, umva uruhare rwacu, nacyo gituma tuza gusenga. Ngo kubera iyo mpamvu murusheho kugira umwete wo kwizera Imana, maze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza, kugira neza mukugerekeho ubumenyi. Iyo turimo twiga ijambo ry'Imana tuba dushaka kumenya icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu, kumenya icyo Kristo yadufatiye, kugira ngo twirukanke tugisinge, kumenya abo twahindutse bo mu bana b'Imana, mu kuba umwana w'Imana. Iyo umuntu atize ijambo ry'Imana ubwo bumenyi buramucika, agahora yumva ari umutindi wo kubabarirwa, agahora yumva
gusenga kwe kwemerwa ari uko aciye mu wundi muntu, agahora yumva gusenga kwe guhinduka ukwemewe ari uko ageze ahantu runaka. Uku kumenya ijambo ry'Imana kuradukwiriye. Uru ni uruhare rwacu. Kubera iyo mpamvu ibyo twashyikirijwe kamere y'Imana yifuze ko dusangira, kubera iyo mpamvu wowe nanjye turushaho kugira umwete wo kwizera Imana. Turabizi kwizera Imana kuzanwa no kumva. Iyo umuntu amaze iminsi atumva ijambo ry'Imana, ibyisi biramubasha, imiyaga ikamukubita hasi akumva ntacyo ari cyo, akumva ijambo ry'Imana ryahindutse impapuro. Ariko kwizera kugwirira muri twebwe uko ijambo ry'Imana rigwirira muri twebwe. Sinzi niba wari wumva ukubiswe hasi, ariko wakumva ijambo ry'Imana, urimo ukurikira umwigisha, urimo ubivuga neza, urimo uvuga ijambo ry'Imana, ukumva urimo urahembuka, ukumva urimo urazamuka. Cyangwa ukumva indirimbo iramya Imana, ukumva urazamutse, ukumva ibyiringiro biragarutse. Burya rero biriya bintu ubihozemo, kwizera kwawe kwahora hejuru. Ngo maze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza mukugerekeho ubumenyi nabwo ntimurekeraho, mubugerekeho kumenya kwifata. Umuntu arabishaka kumenya kwifata. Ngo ubumenyi nabwo mubugerekeho kumenya kwifata mukugerekeho kudacogora. Imana ishimwe ko we nanjye tutacogoye. Buri kwezi twongera tukagaruka mu cyumba cyo hejuru, ntiturekeraho guterana, ntiturekeraho gusenga turi twenyine nta muntu uhari, ntiturekeraho guterana n'abera, kudacogora. Ibi bintu nubwo bimazemo imyaka 20 n'ingahe mbiretse nacogora. Ubiretse wacogora. Ibiguha imbaraga harimo kubana n'abera, harimo kuba mu ijambo ry'Imana, harimo gukomeza gusenga. Ubiretse wacogora. Ababigabanya bagenda bacogora. Suko badafite Kristo muri bo, suko batababariwe bya byaha byinshi, ariko hari ibyo umuntu akora kugira ngo adacogora. Imana yacu tugirire neza. Ngo mukugerekeho kudacogora mukugerekeho kubaha Imana, maze kubaha Imana mukugerekeho kubana kwa kivandimwe, fellowship, ubusabane bwa kivandimwe. Nyamwigendaho muri Kristo ntabaho. Uranyuzuza nanjye nkakuzuza. Intege nke zawe zinyigisha kugukunda no kukwihanganira. Intege nke zanjye nibyo ntujuje kuri wowe zikwigisha kunkunda no kunyihanganira. Hanyuma umurimo wo gukunda n'abadakunditse ukabukoretse muri wowe, umurimo wo kwihangana ukabukoretse muri wowe. Nta mukristo wa nyamwigendaho ubaho, biradindiza. Kubana kwa kivandimwe gufite umumaro mu gukura kwacu. Ngo kubana kwa kivandimwe mukugerekeho urukundo. Nimugira mutyo byimazeyo bizabarinda kuba banebwe cyangwa ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu ashobora kuba ingumba mu kumenya umwami, akamara imyaka 5 mu idini, akamara imyaka mu rusengero, akaba ingumba mu kumenya umwami. Ugasanga uko yigira imbere ni gukeya, ni kugufiya, ntago agenda arushaho gusa na Kristo. Imana itugirire ibira bintu byose nitubikora, nitugira dutyo byimazeyo bizaturinda kuba banebwe, bizaturinda kuba ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa. Uwo nguwo akaba yibagiwe ko yejejwe agakurwaho ibyaha bye bya kera. No kuvuga ngo amera nk'impumyi akibagirwa ibyo yakorewe na Kristo, agasa nkaho atahawe bwa bubasha twavugaga bw'ubumana Imana yaduhesheje ibintu byose biduhesha gusa nayo. Ngo umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa. Uwo nguwo akaba yibagiwe ko yejejwe agakurwaho ibyaha bye bya kera. Ubwo bimeze bityo bavandimwe, mushishikarire kwemeza abantu ibikorwa byanyu kugira ngo bamenye ko muri ab'Imana yahamagaye ikabatoranya. Nimugenza mutyo nta kizabavana kuri Kristo. Ibihe ntibizagutera ubwoba. Nugenza utyo uziyongeza imyaka 10, indi 30, undi 50, urinde usaza ugifite itoto ry'ubumana, urinde usaza utabivuyemo, urinde usaza utabicogoye, udacogoye. Tuvuga kubivamo ni urugero rw'ibyiza by'ubumana byaje muri twebwe twagezeho, umuntu akongera akagabanukirwa. Izina ryawe ntirisibwa, ukomeza uri umwana w'Imana ariko wagabanukiwe. Imana itugirira ubuntu. Nimugenza mutyo nta kizabavana kuri Kristo. Umurongo wa 10 muri Bibiliya yera ubivuga neza, nawo uravuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato.